ihohoterwa rishingiye ku gitsina nta muntu n'umwe ritagiraho ingaruka uwo ari we wese. Ubu turakira ikirego cyawe utubwira aho aherereye, dufatanye tumuhige kandi tuzamufata. Kugira ngo kugira inama y'uko twabigenza n'amategeko afite icyo abiteganya. Ariko hari n'ubundi buryo bugezweho dushakisha virusi itera kanseri y'inkondo y'umura. Uwo makuru ufite mu mushinga warabutangiye, ufite na experience, ufite n'uburambe, uzi ahantu hari imitego, uzi utubazo bagenda kwereka kugira ngo wa mushinga wawe ubone kugenda neza. Uburenganzira bw'umuryango harimo umupapa, harimo umumama, harimo n'umwana, harimo n'igihugu. Amafaranga mu mubiri, iterambere mu mubiri. Reka mbabwire yuko abadamu turashoboye kandi biranashoboka. Nkorera 5 nzajya mbitsa igiceri. Bari baratwigishije gusevinga. Icyo giceri rero nicyo cyaje kuvamo igikoresho nkoresha uyu munsi wa none, gitumye uyu munsi nambaye aka gakote nkajya gufotora abayobozi, gituma uyu munsi ndi imbere y'aba bantu bakomeye, gituma uyu munsi ndi imbere yanyu. Fata agaposteri kose wumva ushaka, sibyo? Bagufotora agafoto kandi ejo bazakaguha. Bahangiye akaririmbo kitwa aho muri hose mbifurije amahoro aturuka ku Mana. Impano yanyu nziza cyane mwatuhaye y'urukundo. Ndirimba cy'akadiho ngo bature namenye urukundo rwanyu Rwanda ruri ibiganza, Imana ni amashimwe yatekereza dukunda urukundo mwatoje zarukira. Uyu mwanya rero nka Women TV tukaba turi Muhanga, turi kumwe na Indi Foundation ndetse na Beka mu karere ka Muhanga. Ndi Mukundene Fabiola, tukaba turi televiziyo ishinzwe kuzamura cyane ibikorwa by'abadamu biteje imbere, abari mu nzira zo kwiteza imbere, abo bose tubasha kubageraho muri birashoboka. Aho turimo tureba wa mudamu ko kuvuga ati birashoboka kandi ndashoboye, wa mudamu ushobora kwiteza imbere, wa mudamu ushobora gutangirira kuri duto kandi akabasha kuzamuka. Uyu munsi rero mwagiye mwibonera abadamu, tuhamaze igihe turi kumwe n'abadamu barimo bahabwa amahugurwa n'inzobere zitandukanye n'abantu batandukanye bavuye mu bice bitandukanye, bagenda babahugura, abanyamategeko, abayobozi ba Beka babasobanurire, ndetse na Indi neza y'ubwayo igaruka isa n'imitima. Nkatwe Women TV rero ntago tuhatangwa kugira ngo turebe koko wa mudamu uvuga uti birashoboka kandi ndashoboye. Uyu munsi rero mwagiye mubona abadamu benshi bageze aho bahabwa certificate kuko bakoze neza, bitwaye neza, hari abavuze imivugo, hari abaririmbye. Mwabonye ibyishimo bari bafite kuri uyu munsi wa none, ni ibyishimo bidasanzwe, ni ibyishimo koko by'umudamu ushoboye kandi werekana icyizere ko bishoboka. Diane Karusisi yatwinjije muri banki twatinyaga, tuvuga ngo ni banki igendamwe abantu bagenda n'imodoka, tukaba mbese haba handitseho n'icyongereza, twabona n'abasekirite bafite imbunda, twatekereza uti hariya se nahinjira nagenda mvuga ngo iki ko ndeba hinjira abakobwa bambaye amapantaro bagize twe turacaye. None Karusisi yatumaze ubwoba muri banki ya Kigali, yatumaze ubwoba, yaduhaye uburenganzira bwo kuzamukira muri banki iteye imbere, yadufungurije konte ku buntu, batwemereye ko konte zacu zitazajya zikatwa. Mbese ubu ngubu tugiye gutera indi ntambwe, ni ugutera indi ntambwe. Twari twarateye intambwe ariko ubu tugiye gutera indi ntambwe. Women TV rero mutubwirire Diane Karusisi muti
rwose ntabwo bazagutenguha. Ahazaza h'umugore harizewe. Gutinyuka ni intambwe ya mbere. Mu masomo yose twahawe hari n'ijambo rikomeye twabwiwe. Turibwirwa na Natashahaguma ryo kurakarira iki intego. Kurakarira intego. Buriya rero iyo umuntu yamaze kumenya yuko igiceri kitagurwa bombo kuko gisagutse, umuntu amaze guhaha akamenya agaciro ko kuzigama, akamenya agaciro ko kudategereza umugabo ngo ye baba umwenda arawugura ari uko umugabo amuhaye amafaranga, burya biba byaje. Yego. Icyo nagira inama ababyeyi tungana, nababwira ko gusaza ari mu mutwe. Gusaza ni mu mutwe, noneho nibakanguke kandi impanuro ze gusigara ku ntebe. Ahubwo impanuro tuzambare nk'ikamba, tuzigendane ngo tuzabasha kugera ku cyo dushaka kugeraho. Hanyuma abakiri bato rero bo baracyafite umuvuduko. Umuvuduko mu mitekerereze, bafite amahirwe yo kwiga, bafite amahirwe yo kuba babanye na AlineGahongayire na Indi neza organization, babonye Women TV, bicaranye na Beka, bicaranye na Vice Mayor, yatanze ikaze kuri mwebwe mwese mwatugendereye, aravuga ati noneho ntimuzongere kuzajya muvunyisha. Ubwo rero nibabyaza umusaruro ayo mahirwe akarere katanze ku baterankunga bari guturuka hirya no hino. Ndumva ari cyo navuga. Ngutse ubumenyi, mbega muri make nge navuga ngo twaje kuvoma. Twavomye byinshi, twungutse uburyo wabika igiceri, twungutse uburyo twaha agaciro igiceri cyose kugira ngo tuzabashe kugira icyo tugeraho ejo hazatubere heza, kuko buriya uriye byose ukamarira mu nda, hahandi aho utazaba ufite intege wazajya byagutera gusaza nabi. Ibigo by'imari nka Beka bakabaguriza amafaranga, bagakura mu maboko mu mifuka bagakora, kuko umwanya uri kuvuga amagambo nta kintu bikunguraho, ntago kujya kuvuga amagambo irunaka biri buteze imbere urugo rwawe. Ahubwo nabashishikariza gukora cyane, bakegera ibigo by'imari bikabaguriza bagakora. Ku badamu rero mwabyiboneye, aha abadamu bavuga ati banke de Kigali, twari tuzi ko ari banke y'abanyakigali, ari banke ijyamo abasirimu gusa, ari banke ijyamo abajeni, ariko uyu munsi wa none batashye bumva yuko banke de Kigali nayo ari iyabo. Bafungurijwe amakonte muri banke, aho abadamu bari barahejejwe inyuma, bumvaga bari inyuma batakifitiye icyizere. Mwabonye ibyishimo n'umunezero bafite, barahamya yuko bagiye guhindura ubuzima. Mwabonye rero abadamu benshi bagiye baduha ubuhamya bugiye butandukanye, batubwira ku buzima bwabo butandukanye, batubwiye n'ibyo bahigiye ndetse n'ibyo bahungukiye. Mwagiye mwiyumvira rero abadamu cyangwa se ababyeyi bagenda bashimira cyane abandi badamu bateye imbere, abandi badamu bagize ibyo bakora cyangwa bagize ibyo bageraho. Aba badamu rero bose mubona ahangaha ni abadamu koko babashije nabo kwigirira icyizere. Ni abadamu rero bagiye noneho gushyiramo imbaraga, guhaguruka, gutera intambwe mu buryo butandukanye. Ngira ngo mwabonye rero uburyo bafite confidence, harimo abahanzi, harimo abaririmba, harimo abavuga imivugo. Uwo ni wa mudamu koko ushobotse kandi ukwereka ko ashoboye. By'umwihariko murabibona AlineGahongayire arahibereye. AlineGahongayire uraho neza? Neza mimi. Aha, turi mu gikorwa rero cyo gufasha navuga ababyeyi, abadamu 100. Watubwira muri makeya Ndi neza yahagurutse gute muri iki gikorwa? Ndi neza yahagurutse muri iki gikorwa gutera indi ntambwe no guteza undi mugore intambwe y'iterambere rirambye, kuko umugore nyuma ya COVID-19 ntago twari tworohewe, ariko umugore ntago agomba gushigeranwa n'agahinda. Hari intambwe yarateye, duhaguruka kugira ngo dufatanye gutera indi ntambwe mu bukungu, kuko turi kumwe na Bank of Kigali no guhugurwa n'abantu batandukanye, harimo Maître Kamari Didier, Natashahaguma ndetse n'abandi bose babashe kubasobanurira, tubwira umugore ko ashoboye. Ndetse ntago ari byo gusa, twabanye na Women TV, thank you so very much, kugira ngo mubwire abagore ko batinyuka kandi bashoboye, kandi n'agafoto k'urwibutso ntago bazakibagirwa. Yitwa Beni, ariko rigendana na photographer, izina ry'akazi. Ubundi amazina yanjye ni Mukunde. Nkaba ndi umukobwa wagiriwe ubuntu
wavuye hasi cyane nyuma yanyu mwebwe ndabona muri abasirimu ariko nagiriye ubuntu rero ndahangaha aka kanya nanjye hari aho mvuye nateye intambwe ariko mbifashijwemo na Beka ku giceri cy'ijana ku gihumbi kimwe ntera intambwe nanjye mbona biremeye ikintu atazi icyo birashoboka ni ijambo nkunda gukoresha cyane kuko uwayimaye yahoraga amakaza akambwira ati birashoboka humura uzabishobora ariko arambwira ngo nta na kimwe wabasha kugeraho udafite konti nta na kimwe wabasha kugeraho udasevinga n'igiceri cy'ijana ndababwiza ukuri rero niwe wamfashe ukuboko arambwira ngo genda ujye hariya nzajya nguha akazi ariko ndashaka ko uzajya usevinga ndashaka ko uzajya kwiga ntabwo waba uri umukobwa utarize kandi uvuga ngo ugiye kujya muri photography uzaba wa mufotogarafe witwa bihemu nimba udashaka kuba bihemu sevinga niwe wamfashe ukuboko rero anjyana gufungura konti muri Beka njya gufungura konti muri Beka nshyiraho 3,500 ntabwo nari nyafite nose ubwo muri 5 yose nari kuyomariraho ntabwo byari bukundi ndibuka ko bwa mbere nabikije 3,500 ariko uyu munsi hashobora kuba bagira na konti y'amadolari sevinga ni n'amafaranga utajya ukoraho bagira konti nziza cyane igenda igufasha washyiraho amadolari 5 washyiraho 100 hari umuntu uri kumva amadolari hano akavuga ati umugore nawe yatujyanye ese birashoboka yuko nanjye nagira konti y'amadolari birashoboka kubera yuko barayifite nta gushyiraho menshi cya gihumbi gishobora kukivunjamo bya 5 wabivunjamo bya 10,000 byose birashoboka rero nagiye muri Beka ndatangira nkajya nshyiraho yandi makeya ariko mfite irihe jambo kandi turashoboye nibyo nagendanye mfungura konti muri Beka hanyuma rero wambwiye ngo umugore yagufasha akaboko arakwinjiza muri misomo wowe bizagenda bite wowe wabashije kwinjira muri Beka ese bizageraho ugiye kubigenza gute ugiye kugira gute byibuze uzafata undi mugore se umwinjize muri Beka gutanga biruta guhabwa uzamuhera 500 ugire Benjamin nzanye mama Mariyamu mfungurire ka konti sibyo byiza urumva ko umugore yamwinjije noneho nawe agasubira akavuga ati nta kindi nabona nakwitura nzakora inzu y'abagore yitwa Women TV uyu munsi Women TV rero ntatinze cyane n'izindi mu magambo ni inzu ingana gute ikora ibihe bikorwa murakoze cyane Women TV uyu munsi ikora ni inzu itunganya amashusho aya mubona mujye mubona twa dufoto twiza ikindi ifite nagize uwo mutima kuko nanjye nafashijwe n'umugore aranyigisha amakazi anamfunguriza konti muri Beka ngira umutima wo kuvuga ngo kubera iki abakobwa tungana ababyeyi bifitemo iyi mpano bo batayigira Women TV rero ifite Women TV Training Center ni inzu ibasha guhugura ababyeyi abakobwa bifuza kumenya gukoresha ibi bikoresho mubona ashobora kuba ari wowe cyangwa umwana wawe ntabwo bishyura ni abakobwa tubasha gufasha kugira ngo ejo nabo uyu munsi ndi Mimi ejo hazabe hari undi mukobwa ejo hazabe hari undi mukobwa numva nyine kuzabona igihe kimwe twaje Muhanga turi abakobwa turi abadamu hari n'abandi hano Muhanga batunzwe no gufotora gufata amashusho bibatunze mugenda gufata amashusho nta hantu bitakugeza ibaze uyu munsi wa none uri indege ugiye gufotora mu gihugu cyo hanze wakumva umeze ute nakumva nishimye cyane icyo nicyo nshaka mwese mbabwira ngo birashoboka kandi turashoboye wow ese uyu mukobwa mwiza nabazaniye si sawa
yego kumusaba ariko mbasabira baje gushimira Mimi Women TV ndetse na timu yose ejo muzabasha kubona n'abandi bakozi uyu munsi ufite abakozi bangahe uyu munsi dushobora kuba turi abakozi bagera mu 8 ariko mbere ya covid twari 10. wow kandi abo bose n'abafata amashusho muzababona bambaye imyenda isa abafotora ngiye kugusaba rero Mimi tera intambwe muri beka dufite isomo harimo isomo ryitwa kwikunda utikunze n'ayo mafaranga ntiyadukunda sibyo buriya nkunda amafaranga niyo ntabwo nayabura uteze kandi inshuti yawe iyo ukunda ikintu kiragukurikirana sibyo reka nkwereke ngiye gukora akantu gato cyane gafata inyuma hariya ngo ni ikindi gihugu Mimi fata kamera yawe mikoro uyishyire hasi ngaho ngwino wowe uvuze ngo hano sibyo se bite sheri ukunda ifoto cyane iyo gufotora isi wumva umeze ute mba numva nishimye cyane noneho ugiye guhagarara hano niba mbona hari hagarara aho ngaho uri bagufatire guhagarara hano fata agapositeri kose wumva ushaka sibyo bagufotora agafoto kandi ejo bazakaguhe Mimi wayifotoye Mimi ari gufotore kandi ejo azayiguhe ifotoreshe rimwe iruhukire mukunzi ifotore aka gafotora ni keza fata n'akandi gapositeri hindura n'akandi sheri witwa nde nitwa Devota Mukagashira bake Murakoze cyane ifoto ubundi nicyo kintu gituma umuntu amwenyura kandi yishima ifoto mu byo Aline ababwira iravura n'ubwo wumva unababaye bitubwira umuntu atari kumfotora niyo telefone yawe uzi iyo wifashe gutya ariko mwamubonye ukuntu yanama biriya bitanga morale ukumva ko ushoboye nzabikora rwose ejo bazazinduke Women TV bari hano mu gitondo mukinjira bakunda imyenda uvuge mutejo nifite fresher sibyo Mimi reka no mufashe shimire ni Women TV nawe mufatira agafoto ariko afashe kamera aha Irene mufatira agafoto nawe tureba ariko ubundi niba zino kwifotoza sinzi ko abafotogarafe bazi kwifotoza as an brand ambassador wa Onga nahagurutse kugira ngo buri mugore wese cya kirungo namamaza nawe Aline rero twabonye uganiriza abagore benshi amarangamutima arari ese uko watangiye tumaze icyumweru hani Muhanga nuko bisoje wowe wadusobanurira ndanyuzwe kubera yuko umugore naje yijimye ubu ntashye umugore nkuko wabyiboneye aranyuzwe aranezerewe mu mutima we araseka aranezerewe aravuga ati nago ngomba guheranwa n'agahinda nkuko tubifite muri programme ya Indi neza Devota Mukagashira bake ariko nari nifuje kubaririmbira akaririmbo n'amahangiye kuko njye byambere
ibintu byose burya ni amahoro. Nabahangiye akaririmbo kitwa aho muri hose mbifurije amahoro aturuka ku Mana. Everywhere you are, I wish you peace of God. Everywhere you are, I wish you peace of God. Everywhere you are, I wish you peace of God. Everywhere you are, Leo kuna mawadi watafuha mae mama wanje nanjye ibihumbi 10. Mwana karikiza iyo bitinyutse urashobora. Siko bimeze abashiri. Ariko uri kumanya gahinda mukicarana kakongora ko ntacyo ushoboye. Ariko yagera avuga turabizi. Everywhere you are, I wish you peace of God. Sibyo? Rero nawe ngenda kwibishe cyane kuko ndi umuhanzi. Iyo ngiye guhanga biramvuna, ariko iyo mbikoze biranyishyura.
binzengurukije amahanga uyu munsi bimbeshejeho birantunze sibyo nkora ibitaramo bankoze Kigali kameneramo perfect love farm bakameneramo kandi nabitangiye mfite imyaka 10 ariko ntabwo nishwe n'inzara kandi ntabwo nigeze mbabihe nawe ushaka icyiza kikurimo uvuge ngo I'm going to break the silence ngiye kumenagura agahinda ngiye kumenagura umubabaro ushushanye wandike wigisha abanyeshuri usome nawe 2020 bizataha iwawe siko bimeze nabonye ko mama yavuze ati Didier merci beaucoup kasigaye mu mutwe wa Didier aravuga ati why not icyo gifaransa ngiye nari ngikumbuye agwakamara everywhere break the silence sibyo niyo mpamvu ndabashaka ko muceceka sishaka ko muheranwa n'agahinda nese umuntu wacecetse abantu benshi bamwibaza ntukemere ko abantu bakwibaza ibyo babwira igisubizo yanyuzeho igisubizo yaje siko bimeze urishimye iyo mpagaze mukishima mbanenge dufite programme yitwa mvura nkuvure tukajya indi yitwa break the silence uraseka hari defile de mode nkuko wabonye hari kubyina indirimbo zidahari rero ndanezerewe cyane kuri mikoro za Women TV AlineGahongayire urabizi ababyeyi benshi baragukunda barimo baribaza ngo kubera iki Aline ari Muhanga ibyo gusa urabizi ko abantu benshi bakunda indirimbo yawe ndanyuzwe by'umwihariko abafana bawe n'abatarabashije kukubona utarageraho niye message wawe nababwira ngo gucika intege mu buzima niwe mwanzi w'ubuzima mu rugendo rw'ubuzima tubayemo ikindi ntibishoboka ntaho izakugeza ariko birashoboka izakugeza ejo nuzajya ubyuka bikemera ujye uvuga ngo nahawe igishoro n'Imana ngomba kubyaza amahirwe nahawe nkakomeza nkabaho ariko ntubeho kubwawe ugire n'undubeshaho kubaho n'ukubana guca bugufi banziriza icyubahiro hanyuma rero urukundo ruruta byose dukundane kuko nicyo cyonyine mbona gitsinda reka rero dushimire Aline ndi neza mwabashije gutumira Women TV ni ikizere cyiza kandi natwe turi ruhande rwanyu ibihe byose murakoze cyane Women TV thank you nkuko mubizi rero umugore ni ifatiro ry'umuryango Indi neza organization tumaze twatangiye campaign yitwa tera Indi ntambwe muri campaign ya tera Indi ntambwe rero twahereye mu karere ka Kamonyi hanyuma tuza kugera hano muri Muhanga aho tugeze kuri etape ya kabiri nago twaje twenyine twazanye n'abaterankunga harimo Bank of Kigali harimo Onga ndetse na Women TV ntago yasigaye cyane cyane ko Women TV iharanira cyangwa se yita ku burenganzira bw'umugore ndetse n'umukobwa aho baje gutanga ingisho zitandukanye kuri trainings kuri videography kuri photographer batanga n'inkunga bemera n'ababyeyi twari turi kumwijana agafoto k'urwibutso ababyeyi baranyurwa kandi baranezerwa ndifuza ko ababyeyi buri wese uzamufatira ifoto ukayimuha nzi ko agira amafoto meza nasabye ntabwo baramba ariko nta muntu ujya ndifuza ko nka Women TV n'abagore 100 bitabiriye igikorwa cyatera Indi ntambwe mimi nta muntu buri wese bamufatira agafoto sibyo ukakazamuriza umva abonye za poster za gutya nangira ndibikore ndi utabona kariya ka bakoza bamupeje niyo wari bikurikiye kariya ni ntagashyira bareka sibyo none hungabizi nini wabiyemerese urakoze cyane ifoto ubundi nicyo kintu gituma umuntu amwenyura kandi yishima ifoto mu byo Aline ababwira iravura n'uzajya wumva n'ababaye bitubwira ngo atari ko fotora niyo telefone yawe uzi iyo wifashe gutya ako mwamubonye ukuntu yanama biriya bitanga morale ukumva ko ushoboye nzabikora rwose ejo bazazinduke Women TV bari hano mu gitondo mukinjira undi miyandika uvuge mutejo nifite fresher sibyo mimi reka no mufashe shimire ni Women TV nawe mufatira agafoto ariko afashe kamera aha Irene mufatira agafoto nawe tureba ariko ubundi kuntu nibazi no kwifotoza sinzi ko abafotogarafe bazi kwifotoza
urugendo rwa Indi ntambwe rero ntago rurangiriye ahangaha, turakomeje kandi turakataje. Reka ababyeyi, abakobwa ntimwihebe, kuko kwiheba ntabwo ari cyo gisubizo. Tinyuka, urashoboye. Mimi photographer yarabibabwiye, tinyuka urashoboye. Natasha Haguma yarabibabwiye. Yigisha mu mutima. Natasha kwigisha ukumva wamubwira ibibazo byawe. Ku munsi wa kane wahageze, twageze Muhanga, turacyari Muhanga. Abagore 100 twahuye, twongeye twahuguranye. Ntago nabahuguye ahubwo nabo bampuguye. Twahuguranye kuri uyu munsi wa kane aho twize ibintu bibiri by'ingenzi. Tuvuga ku bintu bagomba kwitwararika ndetse inama zikomeye bagomba kumenya mbere yo gufata amafaranga, ndavuga inguzanyo muri beka cyangwa n'ibindi bigo byose bisanzwe by'imari. Tuvuga icyo bidusaba. Twahuguranye tumenye icyo bidusaba mbere yuko dufata inguzanyo, cyane n'icyo bidusaba mbere yo gukora umushinga. Habaye ibiganiro byinshi bitandukanye aho abadamu bishimiye cyane kumenya icyo bibasaba mbere yo gukora umushinga, kuko gukora umushinga ntago bivuga amafaranga. Twaje gusanga gukora umushinga bisaba utuntu twinshi dutandukanye, harimo kumenya icyo ushaka gukora, harimo icyo ukunda, harimo ndetse kudakora icyo mugenzi wawe yakoze. Ni byinshi twahuguranye, ariko noneho icyabashimishije cyane cy'ingenzi ni ibintu bijyanye no gutegura budget. Twakoze igishushanyo kijyanye n'icyo bagomba kugenderaho umunsi ku wundi, kuko twarebye dusanga ntago wakora budget ku kwezi, ntago wakora budget ku mwaka utabihereye ku munsi. Byari ibyishimo, babyishimiye, ndetse hari benshi baduhaye ubuhamya byabo byakoreye, ariko tuza gusanga ikibazo gikomeye ari amakuru. Umuntu wese udafite amakuru ntacyageraho. Hano twahuje amakuru, mbabwira ibyo nzi mu bumenyi bwanjye, nabo bambwira experience yabo aho bamaze igihe babikora kandi bigakora. Nta mpungenge mfite yuko Indi Neza Organization yabyaye iki gikorwa izagera ku ntego yayo, ikurikirana abadamu 100 yashoyemo ubwenge, ariko bashoramo ikintu cy'ingenzi kijyanye no kumenya icyo bakunda n'icyo bifuza kugeraho. Ndashimira cyane Indi Neza Organization yaduhaye umwanya nk'uyu wo gusangira ibitekerezo dufite, ndetse n'umuterankunga ukomeye Bank of Kigali ihora iteza imbere umugore. Merci. Ndetse n'inzego zose twanyuzemo zarabibabwiye. Nanjye AlineGahongayireOfficial ndakubwira ngo urukundo rwanyu ruganze kandi dukomeze dutere imbere. Reka mbashishikarize rero gukomeza kubana natwe mu muryango wa Indi Neza Organization hamwe n'abafatanyabikorwa bacu. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Reka nshimire cyane by'umwihariko bivuye ku mutima AlineGahongayireOfficial wabashije kugirira ndetse no kubana natwe nka Women TV. Muramwiyumviye, amagambo meza yo arayahorana. AlineGahongayireOfficial Indi Neza, turabashimiye cyane by'umwihariko kubw'aba babyeyi, kubwa byinshi ubashije kutugezaho, kubwo komora imitima y'ababyeyi benshi. None rero mwabyiboneye, AlineGahongayireOfficial gusa dufite aka kanya, ahubwo tubafite n'ababyeyi bafite andi marangamutima. Tubafite ababyeyi rero bafite message zo kubwira abantu batandukanye, bafite byinshi byo kubabwira biri ku mutima. Ariko noneho harimo n'umubyeyi umwe w'umuhanzi wabashije kuturirimbira, mwagiye mwibonera no kuri impano zabo zitandukanye. Mwagiye mubona rero ko ari ababyeyi koko muri iki cyumweru bamaze hano, bamaranye na Indi Neza, bamaranye na Bank of Kigali de Kigali. Ni iby'agaciro babashije kubohoka. Reka rero nk'umwanya aba babyeyi nabo babashe kubagezaho amarangamutima yabo. Murakoze cyane. Nitwa Uwitonze Alexia, ndi umubyeyi, mfite abana 3. Muri iki cyumweru rero twagiriwe ubuntu n'Imana bwo kubana n'abantu batandukanye, ariko cyane uri ku isonga ari we waduhurije hano na AlineGahongayireOfficial. Ndamushimira cyane ko uyu muhanzi AlineGahongayireOfficial dutangirana yatubwiye ko yumvise atekereje umugore ubabaye w'imuhanga. Byaratunejeje cyane kumva hari umuntu dutekereza ukiri mutoya, kandi AlineGahongayireOfficial uhagarariye Indi Neza Organization yanaduhuje na Banki ya Kigali. Ubwo rero turishimye, ndanezerewe cyane. Yanatubwise izina Aline, atwita igisubizo. Ubu ngubu nitwa Uwitonze Alexia, igisubizo cy'umuryango wanjye, igisubizo cy'akarere kanjye ka Muhanga, igisubizo cy'igihugu cyacu.
kandi byose mbikesha madamu wa perezida wa repubulika Jeannette Kagame, kuko ataduhaye ijambo na AlineGahongayire ntabwo twabasha kubabona. Jeannette Kagame ni umubyeyi ubereye u Rwanda, ni umunyamugisha, ni nyirabuntu. Women TV ibimumbwirire, uvuge ko ni umunyamahirwe, azasaza ari umunyamahirwe, kuko yatwitayeho tutarabo kwitabwaho. Ubu tugiye tubaganirira, mwebwe ndabona mukiri abana, tukabaganirira ibyatumye tutiga ngo tugeraho nk'ubu mugeze, mwasanga ari ikibazo gikomeye cya politiki. Ariko uyu munsi wa none mpagaze imbere yanyu nibura mfatana mikoro, ngeraho abandi bari, nkamara icyumweru nicaye ahantu nganira iby'iterambere, ntinyuka kubera uwo mubyeyi Jeannette Kagame. Yarakoze, jewe muvugirije impundu, kandi izo mpundu ni izawe mubyeyi wacu turangaje imbere, kandi tugutezeho kuzakomeza n'ubundi kudushyigikira nubwo twagera mu zabukuru, ariko muturangaje imbere, kandi twizeye tudashidikanya yuko tuzagera kuri byinshi tugasaza neza ku bwanyu. Mudutumikire. AlineGahongayire ni nyampinga, ni nyampinga. Turacyakeneye abakobwa bameze nka AlineGahongayire, abakobwa bafite umutima twita umutima w'i Rwanda, kuko hari abakobwa benshi badafite umutima w'i Rwanda. Ariko tugira nka AlineGahongayire akagenda hirya no hino mu gihugu nk'uko yadusuye Muhanga, ababyeyi benshi, abakobwa benshi, abagore benshi bazazamuka mu mitekerereze ku bwa AlineGahongayire nka nyampinga wacu. Twamwise marene, nta nubwo akiri Aline, ubu twamuhaye icyubahiro gikomeye, ni marene. Yatubyaye mu batisimu, atwita izina, twari ba mutima b'urugo ba Muhanga, none turi ba Gisubizo. Dr Diane Karusisi, mumubwire muti uri mwiza kandi ubereye u Rwanda kurushaho, uti kandi ukomeze ubera u Rwanda igisubizo cy'abadamu. Uti perezida utakeneye abandi nkawe, akeneye abandi nkawe, uturi icyitegererezo cy'imirimo myiza, uturi umugisha w'Imana ku Rwanda. Aya mahugurwa yamfashije kutitinya, ngatinyuka nkegera ibigo by'imari. Hari igihe twajyaga twumva ko beka ijyamo abantu bakize, ari banki ya Kigali nyine tukumva ko iri Kigali gusa, none yageze ni Muhanga natwe tuyibonyemo. Jewe biramfashije cyane, nzagenda mbwira n'abandi badamu bagenzi banjye yuko byoroshye atari ukugombera kujya Kigali. Mu iterambere ry'umwari n'umutegarugori ngereranyije n'imyaka yashize, mbona kuri iki gihe abategarugori bamaze gufata icyemezo, ntago ari babandi bagipfundikiranwa, ntago ari babandi bo mu mirimo yo mu rugo gusa, umugore nawe arashoboye. Ikintu cyahinduye ubuzima bwanjye, by'umwihariko ndibanda kuri iyi minsi 5 maze mpugurwa. Hari ibintu ntajyaga mpa agaciro, nk'abana mu nzira bansaba nkabahereza ibiceri naba mbifite hafi, ariko naje gusanga bari abana uko bahaye ubabwiye ngo mwongere musubireyo, ahubwo mbabonye nko mu muhanda ngewe nabashishikariza gusubira ku ishuri, byaba ngombwa nkabasubiza mu muryango. Uyu muntu rero utarahawe aya mahugurwa yarahombye, kuko inkuru mbarirano iratuba. Ibyo twavomye ahangaha ni byinshi cyane. Nkanjye namenye saving, menya gutandukanya need na want. Najyaga ngenda afite ibiceri, wamunekeye guguze nabyo ni byiza, n'urubuto rurakenewe, ariko mbere na mbere banza urebe igikenewe mu rugo. Ese abanyeshuri barishyuriwe mbere yo kuvuga ngo banze ukoreshe regiza zawe? By'umwihariko abanyamuhanga navuga ngo turasobanutse, turashoboye, kandi koko turashoboye. Mu nzira y'iterambere abadamu bagenzi banjye, kuko nanjye ndi umudamu, nabagira inama yo kutitinya, nabagira inama yo kwegera ibigo by'imari nka beka, bakabaguriza amafaranga, bagakura mu maboko mu mifuka bagakora, kuko umwanya uri kuvuga amagambo nta kintu bikunguraho, ntago kujya kuvuga amagambo irunaka biri buteze imbere urugo rwawe, ahubwo nabashishikariza gukora cyane, bakegera ibigo by'imari bikabaguriza bagakora. Ndashimira Women TV yadutekerejeho nk'abagore,
abagore bafite ubushobozi bukeya hamwe na Ndi neza ikavuga iti nje kubongerera ubushobozi ukomeze uzamuke mugore utera indi ntambwe. Ibyo ndabishimira cyane, shimira abantu baduhaye aya mahugurwa harimo AlineGahongayire, Kamanzi Natasha n'abandi twagiye tubona bagiye baduha ubumenyi butandukanye. Nkongera ngashima kandi umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame wahaye ijambo umugore akamushyira ku ruhembe, nawe ngashimira n'umufasha we, bose hamwe barafatanya. Abadamu bateye imbere. Buriya iyo umudamu amenya kugira kenda ko gukorana, akagira nako kujyana ahantu, akagira ko yambara agiye mu ishyirahamwe, akagira ko ku cyumweru akaba atari wa wundi ukigenza ibirenge, abadamu barazamutse bateye indi ntambwe. Kandi babikeshaga utuntu tworoheje, utumina, keya yakoze umurimo ukomeye iwacu mu cyari n'ahangaha, aho umuntu agenda agira agasanzu ka 200 ka buri cyumweru, ariko akigurira amatora, ku Noheri bakishyira hamwe ryagabanye bagahaha inyama. Ubu nta mugore ukifuza inyama ngo kwa naka barakaranze, ibyo byarahindutse. Ariko noneho twagarukiragaho ku nkiki, aho twita ku nkiki. None ubu ngubu twazamutse, abagore turashoboye kandi birashoboka. Sinasoza rero ntashimiye by'umwihariko Ndi neza, nasoza nanone ntashimiye Beka yabashije gutera inkunga iki gikorwa, nasoza ntashimiye buri umwe wese wagize uruhare kugira ngo iki gikorwa kigende neza, cyo gusana imitima ababyeyi, cyo kugira ngo bisobanukirwe. Ariko noneho by'umwihariko akarere ka Muhanga katwakiriye nka Women TV, katwakiriye nka Ndi neza, katwakiriye aba badamu bose mubona 100. Reka mbashimire bivuye ku mutima cyane, shimira n'aba babyeyi urukundo batugaragarije, shimira buri umwe wese wagize uruhare kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Naho ubutaha ikiganiro ni birashoboka kuri Women TV. Bye bye, nge ni Mukundene Fabiola.